Aleluya, ubuntu bw'Umwami Imana bubane namwe mwese, muri kumwe na Pasiteri Kanyabuganza Jean Leonard, mu kiganiro itorero n'umurimo w'abizera, mutegurirwa na Clairvoyance Christian Ministry. Rero ubushize twari twarebye mu mahame, tubanza kurebera hamwe ibintu bigera muri bitatu, muri bine, ariko noneho icya kane nicyo uyu munsi turi bugereho. Urumva icya mbere twabanjije kurebera hamwe mu mahame, twarebeye hamwe icyo twavuze ko ari ngo tubereyeho guhimbaza kubaho kw'Imana no kuramya. Icyo ngicyo twabonye ari kimwe mu byo tubereyeho. Ntabwo umuntu ariho gutyo kubwo kubaho gusa, ahubwo afite impamvu ariho. Ni ukuvuga ngo intego yo kubaho kwanyu nk'itorero, ni ukuvuga ngo kuki turiho nk'itorero. Ubwo rero ngarutse mu ncamake yabyo, twasanze kuko turiho kubera itegeko kugira ngo twubahirize itegeko risumba ayandi no kurangiza inshingano isumba izindi. Itegeko risumba ayandi twasanze ari iryo gukundisha Uwiteka Imana yacu, ubwenge bwacu n'ibikorwa byacu n'ubumenyi bwacu n'ubutunzi bwacu bwose, inshingano iruta no gukunda bagenzi bacu. Inshingano iruta izindi rero twasanze ari iyo kurangiza umurimo wadutumye, tubwiriza ubutumwa bwiza. Niyo nshingano iruta iyindi. Noneho rero nyuma yaho niho twaje kureba turimo turareba ibintu bine bimeze nk'amahame. Muri ano mahame hari ihame rya mbere twavuga, tubereyeho guhimbaza kubaho kw'Imana, ibyo twarabibonye, cyangwa kuramya. Icya kabiri twasanze tubereyeho kuvuga ubutumwa bwiza. Icya gatatu twasanze nanone tubereyeho kwigisha abantu b'Imana. Ariyo mpamvu mu itorero ry'Imana habonekamo abashumba, ababwirizabutumwa, abahanuzi, intumwa n'abandi. Minisiteri 5 ugasanga ziboneka. Rero uyu munsi tugiye guhita turebera hamwe nanone icya kane, ko tubereyeho kugaragaza urukundo rw'Imana, tubereyeho kugaragaza umurimo w'Imana, kuko ibi ari byo bizatuma abantu bamenya ko muri abigishwa banjye, ni uko muzaba mukundana. Tubona muri Yohana 13 umurongo wa 35, Yohana 3:16 kugeza kuri 17, havuga kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo bw'iteka. Mu Baheburayo 13 ku murongo wa 16 naho havuga urukundo, avuga urukundo. No mu Baroma ibice 12 ku murongo wa 13. Reka turebe noneho umutima n'intumbero y'itorero ni ubumwe bw'abanyetorero. Ni ukuvuga ngo umutima n'intumbero by'itorero bigerwaho kubera ubumwe bw'abanyetorero. Iyo abanyetorero badafitanye ubumwe, ntaho itorero rishobora kugana, nta naho ryabasha kugera. Buri munyamuryango agomba kuba igice cya mugenzi we, kuko Imana yaduhaye ubushobozi bw'uburyo bwinshi, kandi hari imirimo y'uburyo bwinshi umuntu yakorera Imana, kuko mwese hamwe mugize umubiri umwe wa Kristo, kandi buri umwe cyangwa buri wese muri mwe ni igice cyihariye kandi cy'akamaro kuri uwo mubiri. Twabibona no mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto rwa mbere ibice 12 ku murongo wa 4 kugeza ku wa 5 n'uwa 27. Ni ukuvuga ngo nta muntu wavuga kuko ari umuhanga mu bintu byose. Ni umuhanga muri ibi, ariko ni umuswa mu bindi. Ni niyo mpamvu nta muntu w'umuswa mu buryo bwose bishoboka. Ni ukuvuga ashobora kuba ari umuswa muri computer, ariko akaba ari umuhanga muri kontabilite. Ashobora kuba ari umuswa mu guhinga, ariko akaba ari umuhanga mu gucuruza. Ashobora kuba mbese ikintu cyose, nta muntu. Niyo mpamvu dukeneranye twese kugira ngo turusheho kuzuzanya. Uburyo umukristo mu itorero imirimo imutegereje, ni ukuvuga ngo mu buryo bwo gukorera umugisha. Mu itorero hari imirimo myinshi itari ububwiriza,
itari ubudiyakoni, itari iki, hari imirimo myinshi wakora kandi ugasanga ubonye umugisha wawe utawubyiganiyeho n'abandi. Ingero z'ibikorwa buri mukristo cyangwa amatsinda runaka yo mu itorero ashobora kwiyemeza gukora mu buryo buhoraho. Reka turebe izo ingero z'imirimo imwe n'imwe. Hano nagerageje gukusanya nibura ingero z'ibikorwa umuntu mu itorero bashobora gukora zigera muri 36. Nawe ushobora kureba ugasanga hari icyo ushoboye. Ushobora gusanga hari abandi wabasha kwifatanya nabo mukagira ibikorwa mwakora. Reka turebe ku cya mbere, kwita ku barwayi. Hari abarwayi b'itorero, hari n'abarwayi bo hanze ushobora gusura kwa muganga. Hari amadini amwe abasha kurusha abakristo imirimo myiza, ugasanga batetse icyayi, batetse ibiryo, bajyaye kwa muganga kugemurira abantu badafite ibyo kurya. Kandi noneho natwe ugasanga hari abandi bantu b'abarokore cyangwa babizera bafite n'ubushobozi ndetse bushoboka, ariko noneho ugasanga nabyo birangirira aho ngaho. Ariko noneho hano iyi ni umurimo ukomeye kandi wabasha kuboneramo umugisha, kwita ku barwayi. Icya kabiri, kubungabunga amagara y'abantu. Kubungabunga amagara y'abantu hari igihe haboneka mu buryo bwinshi butandukanye. Hari gutuma abantu badaheranwa n'irungu, gutuma abantu bibona mu muryango w'itorero cyangwa bibona mu matsinda mato mato y'abandi bantu b'abagiraneza. Icya gatatu, kwita ku babana n'ubumuga. Ugasanga bamwe bahabwa akato cyangwa bafite irungu tukabasha kuribakuramo. Icya kane, kwita ku ndaya. Hari abantu bicuruza kubera kuko rimwe ku mpamvu zabo zitandukanye, ariko nabyo mu itorero harimo abishyize hamwe bashobora kubasha gukura izo roho zirimo kuzimirira muri uwo muyoboro. Icya gatanu, kwita ku bishora mu mibonano mpuzabitsina kw'ingimbi n'abangavu cyangwa kwiyandarika. Hari ahantu henshi abantu baturiye mu dukaritsiye usanga hari abantu wenda bavuka mu miryango idashobotse cyangwa itifashije, usanga nabo barabashije kumera nabi, ugasanga babasha kujya gutega cyangwa babashije kujya kwishora mu mibonano mpuzabitsina. Icyo gihe mu itorero nabo bashobora gufata ingamba zo kubasha kurwanya ibyo ngibyo badakoresheje ikiboko, ahubwo bakoresheje umutima w'ubugwaneza. Icya gatandatu, kwita ku mfubyi. Hari abantu benshi b'imfubyi bandagaye, rimwe na rimwe bikabaviramo kuba bagira gutya. Reka aha ngaha wenda mvuze ku bw'imfubyi mbabwire ingaruka zimwe zagiye zibaho. Ni ukuvuga ngo mbahaye urugero, wenda ndahera kuri Bibiliya yacu. Ni ukuvuga ngo igihugu cya Isiraheli uyu munsi gifite itariki abakobwa bose bajya ku musozi bakajya kuririra umukobwa wa Yefuta. Kubera iki? Yefuta yavutse bavuga ko yavutse ari nk'umwana w'ikinyendaro, niko bavuga. Isi aramwanga, aramwihakana. Nyuma yaho aforoma umutwe w'abagizi ba nabi. Nyuma Abamidiyani ubwo bari bazengereje Isiraheli, babona ari we wenyine wabasha kubarwanya, abashyiraho isezerano kuko bamubwira ko bazamwakira mu muryango ndetse akayobora Isiraheli yose. Ni ukuvuga Yefuta ni umwe mu bacamanza Imana yagendanye nawe, aratabara ariko ahiga n'umuhigo kuko umwana we ikizasohoka mu nzu bwa mbere ari cyo azatangaho igitambo. Arangije koko atashye umukobwa we aramusanganira, aba ari we atangaho igitambo. Ariko kubera ibyo byose bituruka ku buryo bw'ubupfubyi yageze ngiye kugera n'uyu munsi. Uyu munsi hari imitwe y'iterabwoba y'abahezanguni ya Isilamu. Ni ukuvuga hari za Al-Shababu, hari Boko Haramu, hari Al-Qaida, hari n'indi myinshi igenda ivuka mu buryo butandukanye. Iyo ngiyo yabayeho kubera kuko uwashinze Isilamu Muhamadi yabashije kubaho mu buryo buzima bwa gipfubyi yandagaye, ariko aho amariye kubonera ubushobozi yabashije kubaka ubushobozi bwo kubasha kwihimura, ashyiraho gusenya ibindi byose byari biriho, yumva kuko ari we wenyine ugomba kongera kuvugwa, we n'Imana byonyine. Ni ukuvuga ngo kuri uyu munsi rero isi yose ifite ikibazo. Rero yimba hari imfubyi, mwene data turimo gukurikiranye ubu butumwa, uyu munsi iriya mfubyi ibikorwa bibi ishobora gukora cyangwa ishobora gukora ibikorwa nyuma y'igihe amajije kuzamuka bikazatera ikibazo isi yose, cyangwa bikazabasha kugiraho ingaruka kuri generasiyo nyinshi zizakurikiraho. Rero kwita ku mfubyi mwumve ko ari inshingano y'abandi.
yimba uturanye n'imfubyi gerageza kuzifasha uko ushoboye, nibura hari igihe wabasha kuba utanze umusanzu no ku kindi kinyejana kizakurikira. Ku cya karindwi, kwita ku mfungwa, imfungwa n'abagororwa. Hari abantu rwose bagira umutima mwiza bakajya kugemurira abantu badasurwa, baba bahari benshi. Icya munani, kubungabunga urubyiruko, ni ukuvuga minisiteri y'urubyiruko. Urubyiruko narwo ruba rukeneye kwitabwaho kugira ngo nibura nabo babashe kongera gutozwa imirimo yabafasha kugira ngo barindwe kwandagara. 9, kwigisha ni impano, uyifite nayo mu itorero uwo murimo uragutegereje. Gufasha, hari abantu benshi bafasha atari ukubera ko bakize, ahubwo bafasha kubera ko bumva arizo nshingano zabo. 11, ubujyanama n'isanamitima, ibyo birahari. Guteza imbere imikino, amashuri n'ibigo byo gufasha, ishuri ryo ku cyumweru, kuririmba n'indirimbo, guhamya inzira y'agakiza. 17, inyigisho za Bibiliya zo mu rugo. 18, gufasha no kwita ku bana. 19, umubano n'ubusabane. 20, gutaka n'ubwiza. 21, kurwanya ibiyobyabwenge. 22, gusurana. 23, kubungabunga no gufasha by'abashumba. 24, ubugwaneza no kwakira abakugana bose. 25, gufashisha ibiryo n'imyambaro. 26, gusengera abantu cyangwa ubwinginzi cyangwa ubunyamutwaro, kuba mu ikipe y'abanyamasengesho. 27, ingendo z'ivugabutumwa. 28, gusoma no kwandika. 29, kuzigama n'amakoperative. 30, kubungabunga ababyeyi. 31, gufasha abari mu bitaro. 32, ubudiyakoni. 33, hari ibindi byinshi cyane. Ibi ngibi mbivuze ngira ngo nkwereke kuko nubwo bamwe barwanira umurimo wo ku gatuti, si wonyine udutegereje kandi twaboneramo umugisha. Ni ukuvuga rero ahangaha tugiye kureba rimwe nibura amahame y'abanyamurava mu miyoborere. Aba bose bagira amahame ashobora kubagenga. Icya mbere ni amahame 6. Abanyamurava bashyira ubugingo bwabo mu Mana, bakanezeranwa n'abo bayobora. Tubibona mu Bafilipi 2:17 kugeza 18. Icya kabiri, irindi hame rya kabiri, abanyamurava bicisha bugufi bategereza kuzamurwa n'Imana, ntabwo birwanira ngo aribo bizamura. Tubibona muri Luka 14 ku murongo wa 7 kugeza ku wa 11. Ihame rya gatatu, abanyamurava bakurikira Yesu kurusha gushaka umwanya cyangwa pozisiyo mu bikorwa runaka. Tubibona muri Mariko 10:35 kugeza 40. Ihame rya kane, abanyamurava baharanira ibyiza by'abandi, ntibakorerwa ahubwo bakorera abandi. Tubibona muri Mariko 10 ku murongo wa 41 kugeza ku wa 45. Ihame rya gatanu, abanyamurava bashobora kuba abagaragu b'abandi, bizeye ko Imana irinze ubuzima bwabo. Tubibona muri Yohana 13 ku murongo wa 3 kugeza ku wa 4. Icya gatandatu, ihame rya gatandatu ari ryo rya nyuma, abanyamurava mu mikorere yabo, Yesu niwe cyitegererezo cyo kugera ku byo abandi bakeneye. Tubibonera muri Yohana 13 umurongo wa 5 kugeza ku wa 17. Rero mu itorero buri munyamuryango afite umurimo, buri nshingano ifite agaciro. Ni ukuvuga ngo rero ndabahararikira kugira ngo dukore imirimo myinshi iradutegereje mu itorero. Reka iki kiganiro tukirekera ahangaha. Ndabashimira mwebwe mwese kandi ndabakunda. Igihe ushaka kugira ngo igihe nshyizeho ikiganiro ujye uhita ukibona, wakanda kuri subscribe. Igihe nshyizeho ukajya ubona ikiganiro. Ushaka kugira ikibazo umbaza cyangwa tuganiraho, hari ibyagufasha ushaka ibindi bisobanuro byimbitse, wahamagara kuri telefone ya WhatsApp cyangwa ukandika ubutumwa 078 740 099. Ndabakunda. Mwami Imana abahe umugisha, abagwirize, abahe igikundiro mu miryango yanyu, mu bavandimwe, mu kazi, mugire ishya n'ihirwe, muhahe muronke, mwunguke. Imbaraga z'Umwami Imana kandi zikomeze kubagota.
ubwiza n'icyubahiro n'urukundo bibabeho, ishimwe n'icyubahiro bibe ibya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu none n'iteka ryose. Amina.